Jay Skizzo niwe muntu ngo wateje ibibazo byose akomeza kubaza umuntu witwa Janet Jack kandi abizi ko bafitanye ibibazo. Nta bibazo na kimwe bari bafitanye Janet na Jackie. Nta kibazo na kimwe bari bafite. Uvuze ngo ntabwo ndi kumva neza. Nta kibazo na kimwe mwari Jay cyambere ubuzima bwanjye ntabwo buzi. Ntuzi ukuntu nakuzemo. Ntabwo uzi uburibwe nahuye nabwo. Urumva mbonye nkuze nawe. Ariko nyine ntabwo nabura kugushimira ko wagize ikintu marira mu buzima bwanjye. Urumva wayitoga gatoya. Nongeye nkubwire. Nongeye nsubiremo. Ndamwanga arutwa n'abapfuye ndamwanga nongeye gisubiramo ikibazo waragiye muri Instagram live live naga ariyo yatumye Janet imuvugaho kuriya urumva Janet dufitanye ibibazo bikomeye cyane umuntu atagomba no kwitambikamo ngavuge ariko mukeneye kwicara mu njyewe nawe reka nkubwize ukuri nanje mu maso uramutwe nawe umena kuko nawe ubwiba babizi singombwa ngo bimwibutse kuko nawe ubwiyo babizi urumva nawe ubwiyo babizi ko yatoraguwe cyangwa yadoboswe cyangwa hari uwe wavuye mu buzima bwe sinangombwa ariko umuntu akomeza byibutsa abantu ko yadoboswe singombwa ngo utera abantu sesemo banyakomotwe wo kanya mu kuzimu we nguze wibutsa umuntu urumva nawe ubwiyo umuntu yakwibutsa gorgiwe wagihoniwe nawe ubwiyo umuntu yakwibutsa nkwibutse murabure. Yes, nizere kumeze fresh, nizere kumeze neza cyane aho budukurikira uri mu bice bitandukanye. Nitwa Patrick Identity na tatugaruka muri turi zitandukanye. Wakoze cyane kudukurikira. Jack kumeze neza na mahoro? Fresh. Umunsi ntabwo turi buzoganira iminota myinshi, ntabwo turi buze kuganira ibintu byinshi. Haherutse kuba Space yari iriho ya Space ya Jihad. Wazamukiyemo nawe ngira ngo ugira ubutumwa witangira gake. Cyane hanjye nta muntu wigeze nzamura ku buryo ngiye wansuzuguramo mwena ako kageni urumva Jackie like naje kwiyereka mu buryo butandukanye ku banyarwanda sibyo ahubwo wanzamukiyeho ni umuntu unduta umujyaye nka kangahe azana amatiku hanjye navuga tuzira ibindi kwa muganga iwanjye nta kinyagihaye urabaga naki reka nkubage birangira umubazi ariko Jackie Jihad ni umushiti wawe yaje guhura n'ura mubyeyi gute? Ntabwo ibyo bindeba umubano wabo ntabwo ndeba ninzigire nanapfa nanabimenye yego kuko si bindeba pe Jihad dufite ukuntu tubanye nawe afite uko abanye n'ura mugore none se buriya kumuzana kuri live sibyo byasimbuye umubyeyi wenda akaba yavuga ibintu biri buze gutuma umubaga nyine yikoze mu nda nanjye ndamukora mu bwonko siyo gahunda se hari abantu bavuga bati ukwiye kumwubaha no mubyeyi sinjye yaranyubashye yigeze byonyine basi kunyubaha nareka kunyubaha yubahe imva za mama yubahe imva ya data niya mama yubahe yimuzura ngo yigire kazuzi gatere ubukomenti ngo mama ariho namunyereke sasa ariho umuntu ikigorye kirihakana umuntu urumva mukanya ati ngariko burya ngo na nyina ngariho nyina wande uri yaranze no kugusonga nyina uri yaranze ku buryo avuga ngo mama ariho ubwo wamugari nawe yigize impano y'Imana asuzura abantu akazura abapfu bakaba bazima ibyo muginga ari gushinyagura imirambo y'ababyeyi banje ari gushaka iki ariko abantu bavuga bati ntibyari ngo ko ibintu by'imiryango mubizana kuri social media yaje gukaraga inyo kuri social media nyine nayikaraga tuyirebe ari umubyeyi koko umubyeyi yaje gukaraga inyo kuri social media nayikaraga tuyirebe man yeze ngiye haruwo ngi wabo ngiye uranda mutinyamo ibiki nawe murenze simba atinya naskuriya man ngiye hari umuntu n'umwe ufite uburenganzira ku buzima bwanjye kurya za nkangase ako Jackie kuri iyi mpamvu wenda n'abantu wirine bavugaga bati ukwiye gushaka wenda ukuntu nyine ureka kubaho muri ubwo buzima umeze nko kwiheba ugashaka mu indi mirimo y'amaboko nabonaga ngo ariyo nama bakugira bo bafite yihese bo bafite iye mirimo ese ubundi nawe rimwe mwamenyanye mute kugira ngo nabaze kuguha ubutumwa niyo wanyandikiye si mwabitaye hanze ejo harya yego sawa rero nabahereje ukuri rero nawe ngi wabo ngewe none se koko washaka kujya hanze ko byatangiye warakumvisha cyane nabyo wumvisha narabyumvishe akubwira ko kwera by'ikiganiro cyawe ngo kwa Yago
yatangiye anyandikira avuga buriya bugambo bwe bwose Yego. urumva ngira ngo ni umuntu muzima hari ukuntu burya umuntu abana muzima hari n'umupfu upfa ahagaze urumva Yego. burya tujye tuvugisha ukuri tuvuga ibintu no mu mazina yacu Yego. aranyandikira anyohereza voice note byose mwabitaye hanze Yego. urumva njyewe kirere naketse ko ari biriya bintu bya poni ashaka kunjyanamo kugira umuntu ntamusuzugura nagira gute ndavuga ati nabirenze cyambere ni umufungo urabizi ko njye nikundira umufungo Cyane. cyambere ni umufungo nabyadanje n'ubundi ino Kigali umuntu yayisariramo njye ntabwo nabura kubivuga mana uzukuru mana abantu barwaye depression muri ino Kigali ni benshi broski Ni benshi cyane. n'uruhinja mana ruravuka rukarwara depression y'umubyeyi we naswe mwebwe muri kuza muvuga iki urumva ndavuga ati no Kigali umuntu yanayisariramo ibintu by'imiryango birakakwera njye ntabwo nabura kubivuga urumva kuko ntabwo nashaka kubigarukaho cyane ngo ibintu by'intuza by'induru nk'ibyo baravuze ngo nimworeze amafoto y'ukuntu nteye Yuko uteye. atari mediti ngira ngo ni amafoto asanzwe kuko n'umuntu aba yasohotse murundi ya rubumoda mukobwa aravuga ati oya sheri ntago ari ayo ngayo ngo ndi gushaka amafoto ngo byibura niyo wakamara siteni kariso ukerekana ukuntu uteye ngo ku ruhande ngo ibintu byose si mwabyiyumviye cyangwa uwo ngi wabo mani nta muntu ngi wabo ku buryo ngiye nakwemerera imbwa cyangwa imbwakazi ngo zijye kunsebya bro ntawe ngi wabo ntawe untunze bambonye nkuze bose urumva babonye meze neza baje kunyikaraga hejuru nta muntu uri bunyikaraga ngo mukondere ngenda kwikaraga ariko njye ntabwo wanyikaragaho ibyo uko utagira pasiporo byabimenya ate bimenya ate se ubundi urabizi neza ko nayo ngira nyine nanjye ubwo nicyo kintu cyanunguye ngo nyine yashatse kunsebya ariko ntibikunda kuko ngiye Jackie mfite ukuntu ngaragarira mu maso y'abanyarwanda unkunda arankunda utankunda akarorera kuko ngiye nkoresha amaboko yanjye kugira ngo mbeho nawe nsabiriza sinicara aranga amafaranga arinjira sasa sinzi ikibazo mama ufite abavuga bati arabishyuye kugira ngo basibye Jackie nibyo atishyura se ubundi na Yesu amafaranga si bayatanze kugira ngo bamugure kujya bamwishyura Yuda baramubambye ariko burya banatanze amafaranga Yesu arapfa rwose baramubamba urumva si igitangaza ko umuntu yakugambanira ntabwo ari igitangaza Jackie ko umuntu yangambanira murangambanira ariko ntabwo biri bumare kabari nta n'ikintu ndi bube na Yago mwana mugambanira ariko ubu ari kurya ari mu mahoro umucote wawe hari abantu bakomeza kugenda bavuga bati Jackie si wowe wenyine famiye zidafashije hari n'abandi bene famiye hari uwo ndi kuririra bati kuki ukomeza kugarura inkuru nyine inkuru z'uko batigeze bagufasha njyewe nawe ndi kuririra urumva niba ngiye nanze ukuri kw'ibintu ukuntu byagenze nkavuga intandaro y'ubuzima bwanjye bwose nkavuga aho cyabiteye igituma ntahuza n'uriya muntu ntabwo nabura kubivuga asongoye ko ari kutumena amatwi ntabwo nabura kubivuga urumva ahantu ibintu byose nyine byagiye ahantu ibintu byose byagenze ukuntu byatangiye byose narabivuze si nyine no kubisubiramo mani si nyine no kubisubiramo kuko ngiye buriya ibintu byo guterana amagambo n'umuntu ntarya iwabo n'umuntu ntazi icyo ari cyo ari ikintu kiri aho ngaho ndi kureba gutya gusa cy'igipupe cy'igishushanyo njye buri umuntu udafite ikintu amariye mu buzima bwanjye mubona nk'intuzi kuko nafata igipupe nkagishyira hariya cyangwa umutako nkawushyira hariya of course aho Jessica geramo gake ngo baze ikibazo kimwe hariya impamvu Jessica izi impamvu yaravuye muri studio ngo nanyuremo waze ikibazo kimwe Jackie bari kuri kabyindi ikibazo narigiye kubaza Jackie ngo bamaze nakabyindi ngo bamaze gutereka kuri kabyindi kamera se ni kabyindi niba ari kabyindi nta kibazo karanga buri kera twajyaga dukina biye none umuntu baba bamuriye cyane urumva abantu bakaba bagiye kubirangiza neza bakaguza icyo bitanga inato isosi none umwana agahita agushyira kuri kabyindi akakwina none se ngiye bandiye ibintu urimo ni Jackie ntabwo yakinnye imikino y'abana urimo kuvuga ntabwo nigeze nyine imikino Jackie impamvu nayo mpamagayemo impamvu nayo nkuhamagayemo ni uko ikibazo cya Jackie n'uriya mubyeyi bivuga ko ari wowe Jessica uzamupanga Yago harya seka gute Tumije ngo baramushishuye n'agatwenge Yago aya niko sekara the top baddest Yago n'umuntu wanjye ntago nabura kumuvuga Jackie ngo byagenze gute
ikibazo cya Jackie nura mubyeyi abantu bavuga ko rwose ntabwo batinya kuvuga ko ari Jay Skizzo watumye Jackie asigaye aza gatukura mubyeyi ngo niwe watangije iyo ntambara. Utume mvuga amangambure. Yaburetse gatoya. Jay Skizzo niwe muntu ngo wateje ibibazo byose akomeza kubaza umuntu witwa Janet Jackie kandi abizi ko bafitanye ibibazo. Nta bibazo na kimwe bari bafitanye Janet na Jackie. Nguki? Nta kibazo na kimwe bari bafite. Uvuze ko? Ntabwo ndi kumva neza. Nta kibazo na kimwe mwari mu. Jay. Cyambere ubuzima bwanjye ntabwo ubuzi. Ntuzi ukuntu nakuzemo. Ntabwo uzi uburibwe nahuye nabwo. Urumva? Mbonye nkuze nawe. Ariko nyine ntabwo nabura kugushimira kwagize ikintu marira mu buzima bwanjye. Urumva? Wait gatoya. Nongeye nkubwire. Nongeye nsubiremo. Ndamwanga arutwa n'abapfuye ndamwanga nongeye nsubiremo ikibazo waragiye muri Instagram live live ntago ariyo yatumye Janet imuvugaho kuriya urumva Janet dufitanye ibibazo bikomeye cyane umuntu atagomba no kwitambikamo ngo avuge ariko mukeneye kwicara mu njyewe nawe reka nkubwize ukuri nanje mu maso ura mutwe nawe umena n'ibinini ariko ibyo bintu byose bakabishinja Jay Skizzo ukomeza kubibaza Jackie n'ubu urabona ko arimo agenda amusembura nashaka bibaze amwagisebera kuko na ba Jihad bavuze ko ari Jay Skizzo wabiteye ubu biremewe ko yambaza ubu ndi kubagaburira mwese abanyamakuru urumva nanjye ndimo ndarya wito gatoya n'ubu ndimo ndarya n'ubu ndi kurya meze neza ubu azi yuko kura kunajya kansebya akanyihakana inshuro ya gatatu byabereye ibyo ngibyo kuri live kwa Jihad bakoze live barayikora mu kanya saa 3 niko nabonye ibyo tangazo nabonye niba ari uri bugaruke ntago mbizi urumva urabazi yuko ngo Jackie rero ubwo nuko ngo Jay Skizzo akomeje kujya kuri kazi ubazi yuko ngo Jackie uriya Janet urazi yuko ngo ntari businzire ngo ntari burye ewe ndi kurya shawo none ndimo ndanywa umva ryamye ahantu heza meze neza afite amano mutima wanjye ahubwo wowe ugiye kubura amahoro hahandi uzaza ukuruzinda hasi ukansabira abazi Jackie nawe wemeranya n'abavuga ko witwa Kasuko ari ugenda gucomekamo Janet njyewe ntago ari kuvuga ngo nemeranya nabo urumva nanone si ukuhakana ko ntemeranya nabo bisobanuye ko ari bibiri urumva aho byatangiriye murabizi Jay twaricaye ku kiganiro numva atangiye kuzana Janet murabizi mwese mw'abanyarwanda mwe urumva nk'umuvandimwe wawe ntashaka kumuvugaho nk'umuvandimwe wawe ni umuvandimwe wese inde Jay aravuze nk'umuvandimwe wawe ni umuvandimwe wanjye nyine yes ni umuvandimwe wanjye Jay ndavuga Janet niwe twageze Janet ngo umuvandimwe wanjye ariko mana we urashetsa ntago ari umuvandimwe wanjye yewe nari numvise ubwo ngo Jay arakata ko kimwe nari numvise uvuga ngo Jay yakubajije uriya mugore nk'umuvandimwe wawe urumva ariko twavuga nateze kuba umuvandimwe wanjye niwe Jay yaravuze umubyeyi wanjye nigeze yubaha ubuzima bwanjye nigeze yubaha ubuzima bwa data nigeze yubaha ubuzima bwa famille nigeze yubaha ubuzima bwa mama broski sasa le full stop wakoze hehe kunuza yingwe reka nze nkurye sasa nta muhengo ufitiye kuko nanjye ntabwo wigeze uzingirira ibyo ukora umuvandimwe we warobikoye ko famille ye umuvandimwe wanjye Jay tuvuga Janet rega niwe tukiriho Janet gisetsa ni umufamiliye wa Jackie ibyo ukora umufamiliye no umufamiliye ntago mbise niba nawe yaravutse ku giti ubwo ngubwo ni umufamiliye sibyo ngo yaje kuza kuvuga Janet ngo yazanyemo akantu koko Jackie ngo afite ababyeyi noneho ngo mfite ngo mama yewe ngo araharira amakuru ufiteho reka tumubaze nawe ni impano y'Imana ari kuzura abantu urimo urazura abantu se uzure na data umunyereke basi byura basi nanamubona nk'umunota umwe kamanya ngiye kwituma ndaje kuvuza ibintu bikomeye we kuvuza ibintu bikomeye cyane Jackie impamvu arimo arazura abapfuye tubimenye uriya nzi hehe mukanya wa mugani wa Grammy niwe wasetsa agatembagara ati mukanya se arakwihakana mukanya ahita avuga ngo mama wariho n'ikibazo urumva biracanganye arimo aravuga ibintu binini cyane birimo biracanga none kijya kubona ibintu byanyu bizarangira bite ukuntu bizarangira kire kuri wa mugore naziba namara kuziba nanjye nzaceceka nawe ntabwo byakonesheje uriya agomba kuziba kuko ngewe ndacyavuga kuko ngewe ntabwo nyanceceka ngewe iyo ncecetse akantu gatoya nkomerezaho akandi
nceceka nawe uri mu bantu bagaye ko yagiye kuri space uyagomba kuziburiya ko yaragiye kuri space ntabwo nawe wabishimye none ubundi uriya wabishimute aravuze ati umubyeyi wagiye gusubizanya n'umwana ariko abane none bakabatse mu mwana nawe utinyuka umubyeyi nose yarambyaye ariko wakamwubahiye ko kuruta nibura jewe mwubaha ntigeze yubaha ubuzima bwanjye ntigeze yubaha uwo ndiwe ntigeze yubaha data icyo yamariye igihugu ntigeze yubaha data icyo yamariye nyina wamubyaye ntigeze yubaha data watumye mbaho broski data yateye igi mama arambyara amaje kumbyara grameri ariwe mama uriya mukobwa ariwe mama wa papa ari nawe mama wanjye urumva arandera nanjye ndirera ndakura sasa rero ngo Jack ukunguka umeze neza nimereye neza nifite amahoro yanjye yaje kunyitambika ndakwasa nta mujyi unyitambika bro ntibikunda uranyitambika urinde who are you ntabwo nasano mufitanye isano yaranyihakanye nanjye ndamwihakana ni mushiki wa papa wanjye ni mushiki wa papa wanjye rirahari ahubwo rikomeye ni mushiki wa papa wanjye urumva abo babyara banjye navugaga numvisha gramera nsobanurira ngo baso iyo bavukana ari babiri urumva kambivuge ngo iyo baso bavukana ari babiri bakabyara abana ngo nabo bana baba bavukana numvisha avuga ngo ubwo ni bakuru banjye ariko namwe ndabihakanye na Belinda se ubwo twari mu kiganiro Belinda yavuze ko mufitanye isano wa Belinda ni wari Beriswa ni bari mushiki wa Deben yavuze ko bamubwiye ko mufitanye isano akwiye kuzashaka namba akaguhamagara nyine ni kuzine wa uriya Geneti ubwo ngubwo ari kuzine we nawe mufitanye isano nanjye dufitanye isano ubwo nuwa ngo Deben mufitanye isano ubwo nyine nanjye ni kuzine wawe Deben ni kuzine wawe none se reka nkubaze ni uriya vukana papa urumva ubwo anyihakana oya Geneti nubwo anyihakana urabeshyera ubusa yewe urabeshyera ubusa rwose twabonanye kabiri mu buzima koko 2014 nanjye ubwanjye nkubona kabiri mu buzima 2014 nibwo muherukana rero duherukana 2014 2014 sinzi ikindi gihe yigeze kugaruka mu Rwanda yego ni 2019 ntabwo mbyibuka urumva yego twabonanye kabiri mu buzima nawe mbona kabiri mu buzima yego sasa rero full stop yaranyihakanye nanjye ndaramwishituye ndanamwihakana ndanamupfuna ndanamunya ndanamuruka cyo kintu kuki ariko Jack wakuba hendi gihe ndamuruka ndanamunya ariko kucyumva sasa rero aba daimoni biwe izo nyatsi ziwe asijyana muri toilette ariko ni nyanda yiwe ajyana muri toilette man ariko nibura wakubashye ko ari yigeze kugufasha ngiye mwubahemo ibiki nakubwiye ngo ni Imana ubwari Imana nuko itabishaka kuvuga ngivugane n'abantu urumva ni Imana ubwayo iyo ukoze ikintu umuntu ukamugira neza bwacyo ukamuhemukira uwo mugisha ubuvuye mu nzira ubuvuyeho urumva njye nta muntu ntinyamana n'uyu n'umwe rutoryi uranyumva neza amana urumva ntabwo njye nakwishinga imana rubanda ruba rwariye rwahaze rimo ruraza runuriraho imbwa harya no gutura ubwangatira barimo baraza bansura ku mutwe umuntu wansura ku mutwe kabiri ngo ngiye mwemerere imana buryo baravuga ngo n'umusazi arasara akagwa ku ijambo imana cyane umusazi atinya nyine hanyuma sura ni mama ariko usa naho wasembuwe n'iriya rayivu ya jihadi ni ibice utishimiyemo kuko nyuma yaho nabonaga n'amastatasi yawe nkabona warakaye koko ngira ngo yakoze asemburwa se kiriya kigoryi kiragenda kikavuga ngo ngiye ngo naje narazingamye ngo naburere mfite hanyuma ngo afite uburere afite nubwo kuza akagura utwana tw'uduhungu ngo ari n'indaya ngo kera rwose oya uburere afite nubwo kuza akagura utwana tw'uduhungu nkaho nta mugabo afite nkaho adafite umugabo wamubyaje abana babiri araza akagura wahita wagatoya uburere afite nubwo kutubakira nyina yirirwa arata amafaranga nyina ari mu nzu za leta ikaza ikamwubakira inzu yenda kumwitura hejuru uburere afite ni buriya bakuza kurata iriya mivumu yiwe ari abadayimoni bo ngo ni amafaranga akaza agafata abana b'abakobwa akabashukisha ubufaranga bwe agafata abasitaringi akabazengurukamo sha tanga ubwiza ukuri Geneti kamubwire rero kagusetse kurumva bimwe bigenda biba binini cyane ngewe Jack uko naje imihanda abanyarwanda barakuzi we nagukuzi wahita gatoya abasitari bararya yawe kangahe wowe ufite ayahe wahita bamuhindukira ko bari bukwanike nako bamajije kukwanika kandi Jack nawe wamwanika nawe abahibereye kugira ngo usubize ntego komana ubwo sunyanitse kangahe ninde wari wanyanika ngenda kwanika ubwanjye wikora mu nda nkagukora hehe mu bwonko
sasa rero ariya mabyi nagenda inyo zimurye ariko Jackie nibura nubwo atari banza wumve kwita umuntu banza wumve ariya mabyi nagenda inyo zimurye mani zimwurire ntago mukeneye mu buzima bwanjye simukeneye mu buzima bwanjye simukunda jene ndakwanga ibi bintu uri kwigira uri muri Canada iyo ubyigira uri mu Rwanda wallahi wari kumbazwa ese ntabwo azagaruka inaha azagaruka rero akajya nitera ubwoba ry'iki impamvu utera ubwoba ndamutera ubwoba ngomba kumutera ubwoba kuko naho muriye nawe uriya mukecuru ariko ibintu byanyu wamugani agomba kuzira umurambo wa data ugeze kubwira Jay ngo nareke kwinjira weto gatoya agomba kuzira umurambo wa data agomba kuzira ubuzima bwanjye akabuzira agomba kuzira buri kimwe hanyuma aranyita indaya we ni igiki niwe watumye abantu babiri weto gatoya hanyuma aravuga ngo ngiye ndyamana n'abagabo ngo naryamanye n'abagabo we waryamana n'abaki iyo giye kuryamana n'abagabo abahari ubuzima bwanjye abufiteho ubuhe burenganzira ku buryo arogotwa amagambo ameze kuriya ikigoryi gusa uri ikigoryi uri ikigoryi uri imbesiri uri ikigoryi uri amabyi uri amase ntabwo nabura kukubwiza ukuri wa mugore we iyo myaka ufite niyo ubusa mu mutwe uri vide wize amashuri angahe harya niwe watumye abantu harya we ntabwo wigeze uba mu nzu z'ibyatsira rekoye murasetsa mbese niwe watumye Noeline niwe watumye Noeline ngo yatumye nde niwe yanatumye Noeline kuza kuvuga biriya bintu amutumamo iki se Noeline cyakoze yaramumbwiriye ndagaswe Noeline we yakubwire nawe yakirigise ikigwe nubwo wanyandagaje ngo ndindayiciriritse ngo mu migina ngukorera mu migina ngo ndindayiciriritse ariko sinsa nkaho naho duteze kuzahurira ninde mwiza asha mwiza ni Jack utarigeze akoresha plastic surgery ori original iryo bere ni original iryo bere ni original washakaga agatwiko abashakaga agatwiko ngo bakuvugeho nasa nawe rene umurusha hiye weto hanyuma se uri akoze reka nkubwira imyaka iraza bebe weto gatoya kanguhereza ikinyarwanda sheri urumva yashakaga agatwiko yarakabonye agatwiko ko kunsebya naho tuziranye yaranyandikiye wubwiwe nagutaye hanze rero ihangane ibyo wanyandikiye ibyo wavuze isi yarabyumvise isi yarakumvise ikindi ukuntu ariko yatangiye urumva disi ari umwana mwiza ikindi murasetsa cyawe disi numva duhuje story rega rubanda baratinyuka kuko se rubanda baza bavuga mani badusekera twuko badukunze kandi nta rukundo ruhari bafite ikintu badushakaho niyo mpamvu warakaye urumva genda bizi neza ko nta muntu n'uyu ufite impuhwe habe n'uyu oya kubera iki wayituwe gatoya mani ngiye guhereza ikinyarwanda mani wembe sire kanze nakubwiza kuri nawe urumva ndabizi neza ko nta muntu n'uyu ufite impuhwe kubera iki Jackie ndi umwana wirwanyeho ndi umwana wireze nzimvune z'imibu ukuntu imibu iryana nzimvune z'ubukonje nzimvune zo kwicwa n'inzara nzivune zo gucunaguzwa urumva nkarya ibiryo mbitamo amarira nzivune zo gucumbika bro nkacumbika nkarari w'abandi bakanyurira atari kuri kwibuka ko ucumbitse babikwibutsa aro harya wabonye iki shawe madafaka wabonye iki akajya ku buryo bavamo nta muntu n'umwe ugufitiye icyiza nta n'umwe ugufitiye impuhwe mwese mumbonye nkuze mani kurya uva ngo nta muntu n'umwe ugufitiye mwese mumbonye nkuze tuza mwese mumbonye nkuze urumva mwese mumbonye nkuze bro ariko sawo nyine aho umuntu akuboneye ukuze ntago nyine nabagukunda mwese mumbonye nkuze nta buri man unkunda utankunda rorere naguhenda full stop naguhenda nawe ni inginga man nawe ni inginga nta n'uwo nsenga nawe ni inginga akusera none ko buryo nyine wabaho mu buzima nyine bwo kuba ngo
busa naho bwo kwiheba vuga ngo nta muntu ugukunda kuko Njyewe Jackie. barahari bagukunda Jackie. Njye Jackie sibyo no kwiheba njye nabaye ikihebe kuva kera. Sibyo no kwiheba njye nabaye ikihebe kuva kera broski. Kubera iki se? Njyewe ndeba ubuzima bwanjye nkareba ibindeba bitandeba nkabitera umugongo. Nanjye koko nzi kuyatonurara nkakwinjira nkagusesera. Avuze ko kuvuga ngo nabaye ikihebe urumva ari ibintu umuntu yashima. Broski ubishime cyangwa ubyemere n'ubundi umuntu akora ibyiza. Niba bishime umuntu agakora ibibi byose kimwe wakora ibyiza wakora ibibi rubanda n'indashima. Ikindi isi iragusekera bwawe kikakuririra. Uranyumva neza? Ndakumva. Isi iragusekera bwawe kikakuririra. Niko rubanda duteye. Niko abisi tumeze. Naga ari njye wa mbere waba wihakanwe n'umuryango. Sinanjye wa kabiri, sinanjye wa nyuma. Nanaburira ababyeyi broski cyangwa umuntu muri rusange. Niba uzi neza ko uri kurera umuntu hari uwanyu wabuzemo akagusigira uwo mupeti cyangwa waradobose umwana cyangwa waratoraguye si ngombwa ngo bimwibutse. Yego. Uri kumva icyo kintu? Kuko nawe ubwiwe ababizi. Si ngombwa ngo bimwibutse kuko nawe ubwiwe ababizi. Urumva? Nawe ubwiwe ababizi ko yatoraguye cyangwa yadoboswe cyangwa hari uwe wavuye mu buzima bwe. Sinangwa ngo ariko umuntu akomeza byibutsa abantu ko yadoboswe. Si ngombwa ngo utera abantu sesemo banyakomotwe wo kanya mu kuzimu we nguze wibutsa umuntu. Urumva? Yego. Nawe ubwiwe umuntu yakwibutsa goryiwe wagihoniwe. Nawe ubwiwe umuntu yakwibutsa nkwibutse se. Nkwibutse. Murabure. Nkwibutse ubuzima wakuriyemo wagicucu. Nkwibutse ubushinyaguzi uri gushinyagurira abantu. Sa wigira umwere wigira perfect muri ino si bizakunda sayinya. Kuri njye naguzigira ubu umwere. Ariko ngo afasha abantu. Kuri njye naguzigira ubu umwere broski. Kuza ugafata amafaranga ugashukisha abana b'abanyarwanda. Ntago ibyo ngibyo bikunda. Ngo afasha abantu benshi nahape. Ukaza usukisha abana b'abanyarwanda bahereza ubwo bufaranga burimo abazimu bawe ukuye muri Canada abadayimoni bawe bagumana. Urumva bazakurikirana iminja zawe abo bapeti bawe madafaka. Ariko ngafasha abantu benshi naha Jackie ngo. Abahafasha. Bazabaye kubafasha bazapfa. Ubufaranga bw'abazimu nibureka kuza mu Rwanda. Aba bana bazapfa. Cyangwa abantu afasha bizarangi nago bizagira abamarira iki subundi cyangwa afasha abantu benshi na abamarira iki ngo habe dufaranga ina ahubwo nanjye mubwira azi ko nyero dufaranga ninde bateye imbere ku mafaranga yagenetse araroze sibye no kuba roza aranavumye sibye yuko afasha n'ubundi wifashije naho bonde do n'izina ry'Imana azafasha utifashije urebe uzaguma hasi imbwa zo zigusuzugwa zikurnya ku mutwe. Nuzaka abantu nyine batishimira ko ukomeza gushyira umubyeyi hanze bo n'icyo babwira. Cyo nababwira nago bibareba kuko by'umuryango njyewe n'umuryango wanjye nibareba nkishyanuka mwancyanutse imwe nko kwicwa n'umuruho nko gapfa nabi mane yanjye nko kareba inambike nko kagenda inambike. Reka mbabwize ukuri bro. Reka mbabwize ukuri. Njyewe Jackie nta muntu uzigera aza kuntera iseseme ngo azayitambika ku buzima bwanjye ngo mwemerere. Nta numwe waza witwaje iki? Witwaza iryo, witwaza amatuza, witwaza kanwa, aro. Sinovugira hejuru man ndagiye. Baravuga ngo n'umwana w'Imana bro batanze pinda baramubamba. Ariko ngiye nago watanga pinda kugira ngo Ariko Jackie aravuga ko watanga iryanjye nago ryoroshye riraremereye. Jackie abantu bavuga bati uyu mubyeyi wenda tugena tugana ku musozo bati niwe bamubanje niwe wamusembuye. Mubyeyi yaraho yiturije. Musembura se no musemburo. Urangije uraza Jessica zo ngo aragushuka ni ibintu abantu bavuga. Aranshuka se reka maze ngubaze. Urangije ngo utamubyeyi. None yemera kwishyura. Yego yarancokoje ariko si yanshutse sindi umwana ashuka. Cyo ni icyambere nge nabwira. Yarancokoje urumva ashaka kumenya iby'indani sasa reka tubishyire hanze. Umucereza. Wa mugani bagihadi baho ubutumwa bavuze ko Jessica zo ngo yakushutse. Nago yanshutse sindi umwana ashuka. Urumva? Yego. Niyanshutse sindi umwana ashuka. Yego. Yarancokoje si yanshutse. Kwa kundi wagiserera umuntu cyangwa nk'urugero suri kubona wenda iminu z'imigozi intuza y'amashanyarazi. Bazi ukuntu bakozanyaho kugira ngo umuriro wake. Siriko. Niko siriko. Jessica Zora yazanye umugozi umwe. Ahita ukoza kuwa mu bwonko. Sasa rero arabutabura. Kunshuka se yindi umwana bashuka.
oya kunshuka ndi umwana bashuka ndabizi reka maze mbabaze Eh. kunshuka ndi umwana bashuka ndabizi se yinjiye mu buzima bwanjye ashaka ko ibintu byose bijya hanze sasa rero nta n'ikosa yakoze ubundi Nategereze. reka mubone ububi bw'uriya mugore mwega mwivugishwa ngo ni mwiza ayinya nabereka mu nyo y'uko hasi sha muzamupfuna mumunye nk'uko namuneye mu muruke nk'uko namurutse muzamupfuna mugire ngo mwongere ngo mwongere ngo uriya mugore sha ntagisigaye njye naramuneye ubu ngubu nsigaje kumubamba kuko n'ubundi nanjye yanyishemagaze nanjye ndashaka kumwica ahagaze n'uwo uri muri revenge n'ubundi yapfuye ahagaze uri muri revenge arutwa n'abapfuye broski njye ntabwo nabura kuvuga iryo jambo urutwa na data wagiye mu butaka akagira icyo amarira igihugu we amaze iki sibyo kwirirwa uratamanyo wibona uri umugore w'imyaka 40 n'inga hafi 60 ntabwo si ufite 50 ra Taka twisoreza Noeline wagutayemo umuha ubutumwa buriya numvise gutayemo ibintu binini cyane by'ukuntu ngukorera mu cyambere sindi wabo cya kabiri mbonye nkuze cya gatatu sineze guhuza nawe icya kane niyo nakina porono broski ntabwo nabura kuvuga iryo jambo niyo nabikina ibizigira binyura muri connection za Honorine ariko kandi ikindi cya mu majwi wari wemeye wahita ugatoya wari wemeye kandi ikindi cya kabiri Jackie Nanzara yigeze nyica hano mu Rwanda nifitiye amahoro n'umutekano uri kumva ibyo bintu amahoro murara amajwi wari wemeye Jackie wari wemeye tuza ceceka Patri wishyanuka wari wemeye wishyanuka wari wemeye ikindi cya gatatu Jackie imeze neza ndatuje sinigeze ndara hanze sinigeze njya mu muhanda ngo ndatega nkaho ndi gutega isazi Jackie buri muntu wese aranyubaha niba utananyubaha n'ibindeba ariko mfite abanyubaha mfite n'abankunda mfite n'abanyitaho bakamu buzima niba utabasha kunyumva niba utabasha kunyitaho niba utabasha kunyubaha igenda ubahe nyoko cyangwa ubahe so niba batanahari ujye kubazura mu mva ntabwo bindeba man urumva naswe Honorine uri ajya kunsuzugura ngo ngende ndayicinditse ngende nta nigeze nkurayaho hari abagabo bawe tugeze dusangira niba banahari birakureba tapsuyu sineze guhuza nawe bro nta nubwo dusana nawe duhuriye nta nubwo meze nkawe jya ubanza wireba ariko ubone kujya gushyanuka umuntu mutondagira Noeline ko ateye neza Jackie ateye neza plastic surgery ari amashashi yambaye biraza si ishashi Noeline ni igikoko ari amashashi ari amarinyo yiwe y'amashashi bira bipapuro ariko sha isiko musetse ako Rwanda muratinyuka desi we ngo se ngo ubundi ngo abakobwa b'i Kigali ngo ubundi ndazi i Kigali ngo zibayeho gute ngo zitagira passport reka nkubaze ngukorera mu mijina mwana reka mbanza nkubaze ndazi i Kigali zirakurera hiki wamenya ubuzima bwawe ko nta bibazo ubayemo bitakoroheye ejo bundi benda kuguturitsa umunyo ntago twakurebaga uriko abahungu baramuhaga abahungu baramuhaga koko reka nkubwize ukuri wa mukobwa shawe reka nkubwire urikoreye isi yakwikorera gutura hasi none warikoreye ndakurahiye reka twisore ikintu namubwira Honorine ashyanuke gakeya kuko rwose kwagiserera kuri Jackie ntibikunda uba wakisha aho yakishe kuko na bene wacu unyihakana nanjye namwihakanye nawe ubwiye sibiteze kuzakunda kereka najya kwagisera ku minja ze yabyaye bizakunda reka twisore kuko niwajye kwa muganga nta kinya kibayo ngenda mubaga tu kandi amubaga yumve abyumvira mu bwonko cyane ariko areke guhubuka kuko nahubuka ndamuta hanze ndacyamuta hanze uracyabitse ibindi bintu binini cyane uriya sa nzihe nta na kimwe azi ibyo ngibyo agiye kuvuga ngo nataye ubusugi ufite imyaka 12 yabyumvishe muri story waranze nuko ngo nawe yabyumvishe ngo twabyumvishe nuko nyine wasa nzihehe anzihe sibyo kuririra kuri story yanjye kuririra ku buzima kandi wabona baranatubeshya ntabwo nigeze mbabeshya man ni ibyanyabyo urumva ahubwo rero bari kumushyigikira mu mafuti mukomeze mumushyigikire akomeze abaha amafaranga nabwira iki iriya mivumu yiwe mu kuzimu nababwira iki ngewe Jackie nimuteze kunkanga nimuteze kuza no kunera isesebe reka mpanganye ukwanjye mpanganye n'ubuzima bwanjye nawe mpanganye nawe rero ibyo shitani ry'umugore hangana gakeya kuko ngewe na umpangara nguhangara niko bimeze reka twisoreze 0783141341 gitwa Eugene Hairstyle akora imisatsi neza cyane akorera Kabeza mu nyubako yitwa Kabeza Beauty Arena
akora imisatsi aranigisha kuyikora Nageze kandi ngo nawe ukeneye ko akoresha bagutamo Oya. w'inyuma n'iki n'iki. akoresha ibyamamare bitandukanye ba Bwiza ba Miss Muheto ba Shadibo bose niwe ubakorera bamugane rero abakuru Jack nawe uzaze Eugene yasitara gukorera imisatsi Aha, shangiye nawe rwose. uzaze kabisa akora style zose abagenera bakorera ukaryama ukabyo kujya mu bukwe Sanjye ndi umugeni. nabyo kurara wicaye n'abantu basanzwe ba Bwiza se umugeni wo gupfa cyakoza. oya sigaho naho urajya naho Aho uzajya nzaba ndi umugeni. naho uzajya Jackie hanyuma n'abantu bafite abana bari mu biruhuko bashaka kujya Akazi kwiga naho kajya. Good News Military Talent School Class for Kids barakubwira ko ushaka kwiga icyongereza igifaransa igiswahili ikidage igispanyolo igiportugal n'igishinwa 0793084494 Good News Military Talent Class for Kids mujyana abana biga indimi nyamuneka nukorera Kicukiro mu isoko muri floor ya kabiri Jackie wakoze kutuganiriza abantu bakoze kubana natwe reka tubashimira amahoro y'Imana bane namwe